Mwiriwe Peter. Umva Peter. Ngino hano. Arya. Ya somo y'imyubarisi. Isimo kugira somo n'agaciro turi hano. Gusura umwana wacu. Kunyumva? Akorera somo pe. Bahisemo nabi. Somo y'imyuga koko bwisobanura. Mugisha ni inama. Papa nahisemo isomo ry'imyuga nabitekerejeho. Nasomo ry'ubwatsi nahisemo nabitekerejeho. Bitewe nuko umuntu wize imyuga abasha kwihangira ibintu byoroshye ndetse no kubona akazi biramworohera. Kandi nabyo leta bidushishikariza kugira ngo tutabashimiye mbese tusoze natwe tubone akazi kandi tugahuze n'abandi n'ampamvu rero nyizera hamwe n'ubwubatsi ndabizi ko nzagera kwigisha. Okay, mbabwira ndakumva umubyeyi kandi nta kintu narenzaho kintu cyangwa nakora ubu uzijya kugushyigikira. Rero ngiye kugushyigikira unyemere ngushigikire kandi bizagufashe gukata inzozi zawe kandi Imana izabigufasha. Ese ibya bindi numva by'abafundi by'abaengineers bakabintu amagorofa manini aho sinumva ubizi ni biriya by'abantu bajya bapatana amazu bakayubaka. Nakumvise none ndishimye noneho genda ukabyizo nzozi uzajye kurangara uranyumva Peter. Ibindi kukubwira nzabigarukaho. Njya kuvugana na papa wawe. Peter ko mbona wishimye. Mama ntabwo nshaka kwizera ko wa munsi nahoze ndota mu buzima bwanjye bwose. Nyine ndumva nazi gusa Imana. Sinzi nyine ko nabibwira Imana ndishimye. Nyine ko ngiye kujya ku ishuri nkajya kwiga isomo noze nkunda ry'ubwubatsi. Ndumva ari ibintu byiza cyane. Wow, ndishimye cyane Peter. Ndishimye cyane kuba watsinze mwana wanjye. Nukuri reka nkubwire. Njyewe byandenze ntabwo nabikubwira ngo byumve. Sinizere ko urugendo rwawe ruzaba rwiza. Sibyo? Cyane ko ari byo wahoze wifuza. Kandi ikindi mwana wanjye, ngusabiye umugisha uva ku Mana, ubuzima bwawe buzabe bwiza. Sibyo? Kandi ikindi uzabe indashyikirwa mu bandi bana. Sibyo? Muri bagenzi bawe, mu masomo wiga, mwana wanjye ntuzantengure. Amarabizi ko ntabikora n'ukuri. Umva, gutezeho byinshi ntuzamemukire. Sibyo mungu wanjye? Yego. Ahubwo nanjye nyine nahoze ntekereza ko nabikubwira ariko gwenda bidahagije kubivuga gusa mu magambo. Yego. Gusa ndagushimira uri umubyeyi mwiza. Yego. Nambere itara rimurikira mufasha muri byose. Munega amatwi. Ntekereza ko yaza ko ababyeyi bose ameze nkamwe. Isi twagabana ibyishimo. Peter ndabyumva cyane. Ndagushimira wambereye umwana mwiza. Sibyo? Kandi nizere ko ariko bizakomeza. Sibyo? Cyane. Nzagukumbira cyane mungu. Reba nawe. Ariko ndongo uraho uriryamiye umwana agenda kamwishe wambabariye ntukomeze kumbabariza umwana kuko ese ubundi uwo mwana w'umukobwa ari he? Ari hariya kwibaraza agenda no kamwiciye amarira yamurenze. Ubugaruye ibibazo nanone byo kurira umuntu akumbwira ibibazo by'umukobwa wawe.
ubundi niwe ugomba kunyumvisa neza amasomo umwana w'umukobwa agomba kwiga. Reka n'uwacu twembi. Urashaka kumfatanya n'agahinda mfite ku buryo ugomba kurinyuramo ko ngomba kumenya amasomo umwana w'umukobwa agomba kwiga. Ushaka kongera agahinda kare. Ubu nyobowe amasomo umwana w'umukobwa agomba kwiga. Uragira ngo iki kibazo gikemurwe nawe. Uburyo ugomba kunyumvisha uburyo amasomo ashaka ari agomba kwiga. Genza kandi ntukumye kuntera umwaka. ibintu byaba amasaha ageze twakererewe mu bintu byo kuryongora ibyo by'abagore byo kuryongora. Papa Peter ngiye nishimye. Ndabyumva wishimye ariko ibi ntabwo bisimbura gahunda dufite. Peter twavuganye kuva kare. Ibi ntabwo mbishaka. Ariko twari tubisoje. Mwasezeranye murahorana kandi azanagaruka. Siko bimeze Peter? Koresha igihe tuva aha ngaha. Fashe ibintu bive mu nzira. Ni ikira ako kumujyongora cyane. Mwikurane. Ndi gusezera mu masubwa nyuma se. Waje gupakinga. Byarangiye. Dusenga ve hano. Njye munya gukoresha igihe. Mureke twaje dusengera urugendo rwo rero. Imana ishobora byose izamufashe mu nzozi ze. Turagushimye kuva gusenga rero. Hagurukana nawe gane nawe ushikike kandi mukomeze mwize njabirgera. Amen. Byarangiye. Byongora by'abakora ariko. Ruri ariko. Habe papa uretse. Aretse ikosi. Papa Peter waretse nka. Kandi nabikubwiye kuva kare. Ibika musezere nk'umuntu. Bya nisusegera kangahe? Pass base. No kuri nzamu. Kumva Peter. Wacha hiyo. Peter Mungu. Nyura hano. Mama ikanye ndagiye Manda cyane. mwiza. Yego mama. Imana ikurinde. Yego. Sawa Mungu. Sabari. Mbabariye nkajya kwiga ibyo nshaka. Ibyo ushaka ni iki? Amasomo nakuhaye ugomba kwiga ntabwo yaje. Waretse nkigira kwiga fisibika ariyo nshoboye. Ngewe ndongozi ndagira ngo nkubwire ko ntashobora kumva ko ugomba kwiga siyansi. Ayo ni amasomo y'abahungu. Njye nshaka kuba umuganga kandi nahoze mbikubwira kuva na kera. Ndagira ngo nkubwire ko ngewe ndongozi ntashobora kukwishurira siyansi kuko ayo masomo ntabwo ari ay'abana b'abakobwa. Uri kubyumva neza? Wambabariye ukampa amahirwe yanyu. Amahirwe yonyine. Kereka nimba ushaka kuzayiga ntakiri kuri iyi si. Ariko ndagira ngo manze nkubwire ko amasomo naguhitiyemo ni he. Ugomba kuyiga kuko ntagomba gukopera amasomo y'abahungu. Sinzi impamvu utari kunyumva. Wambabariye kuko zayi. Ariko nimba ushaka sinzi impamvu udashaka kumva ibyo ndi kukubwira. Mbare ngubire. Ikiri umwana w'umusore ufite imbaduko, ufite ibitekerezo, ufite amaso yagutse. Urumva? Aya ni amahirwe y'agaruka. Ikindi ntabwo nshaka kumva ibintu birenze bitandukanye n'ibyo ugiye gukora. Sinabona ko mushimira nyine wambere umubyeyi mwiza. Wenda gusezanya ko nazigera nawe n'imiterere nzagutera ishema. Jane rukundo rwanjye. Nta mpamvu yo gucika intege. Rimwe na rimwe muri ubu buzima hari igihe tutagera ku byo twifuza. Ariko iyo tugize imbaraga tugahatana bitugeza aho dushaka kugera. Emera iyi nzira nshyashya ugiyemo. Ndabizi neza ko uzagera ku nzozi zawe kandi ugomba kuzaba umuganga nk'uko wabyifuje. Nzagerageza mama. Gusa bizangora nyine kubaho nakurikije inzozi zawe. Ese ubundi kuki papa adashaka ko njya kwiga fisika? Ubu ntabwo umwana w'umukobwa yajya kubyiga kandi akabishobora. Rega mwana, isuri aracyafite ya myumvire y'abasaza bo hambere. Bazi ngo abakobwa nabo gukubura, guteka ibyo gusa. Ariko murashoboye.
umukobwa ngo wize sivile yaki Maja, naje nishimye nzi ko njye na Jane tugiye kwishima. Ngaho munyumvire. Ngaho munyumvire ibyo nsanze hano kweri. Ja. Reka nkubwize ukuri, akamubwira inama nziza, sibyo? Hanyuma wewe ukurikiza ibyo papa wawe ashaka ko wiga. Urumva? Oya nyumva. Ja. Emera ibyo papa wawe akubwira. Ntuhangane nawe, sibyo? Hanyuma nyuma ugezemo hagati kandi ashobora kuzasanga ari ibeshya akiga mu sibyo. jewe Jane ngende nicare muri classe ya Hege ibyo nabyo nzabafundi bize hege, nzabapilote bize hege, turaziranye n'inshuti zanjye. Ja, nzabaga sushaka umuganga. Nzabaganga bize hege. hanyuma watera urushinge warize amateka. Njyewe, sayo amateka se uzatwara indege. Uze gutwara indege no kuba umuganga Maja, mumbwire. Ari ukuba umuganga no gutwara indege icyiza ni iki? Harimo amateka. Harya ubumenyi bwizijeho nabyo birimo watwara indege. Ako reka ndeke kuguca intege. Wowe genda ubyige, sibyo? Wihangana nawe. Hano nukomeza gutyo ngo urashaka kujya ku ishuri, urashaka gukora ishuri, uraba uri kubabaza mu magambo urabizi ko ukunda kwitaho, sibyo? Ndakwinginze Ja, please. Abanza unyemerere ko ubyemeye. Aya uzagira ngo guhobera amaboko hano hejuru. Oya, ahubwo magiga. Nanjye ndabyana bo. Bibaze noneho papa asanzwe uri Akomeje. Nanjye ntawe ndi mu guhohotera. yabonekera basirekanye urubuga. Yanjye. Jen. Ayaya. Jen, waje kabisa. Urakoze cyane mwana wawe. Kunyumvishiriza Jane koza. Hano Jane uzaba umuganga niyo wakwiga hege. Hege za amateka. Amateka ari ubumenyi bw'isi. Ugomba kugenda. Uzawe. Biryama uzaryame cyane. Uri kuzahora gutera. Undi nuryama cyane. Majeni, nawe ubundi yashaka kugera ku nzozi ze, ntaryama asinzira ahere yazazigeraho. Agomba kwiga. Ugenda mbehetana n'iyi nkumi yawe. Ukuntu baba kuri Je. Majeni, kangende. Sibyo? waruje gusangikira ikibere cyiza. Yesko naje nishimye nkaho ntashye mbaga. Nakwishimye ko ugiye kubabaye. Kwiga hege ariko ntabwo bishaka. Bo. Sawa. Ari kurasura. Aho ndi nagusezera. Nawundi Peter, njye nahoze nkubwira. Njye ndi umwansi muri iki kigo. Iki kigo cyose ureba cyose ni icyanjye. Reba izi nkumi zose ziri aha ngaha. Aha, ubwo ndakuzi ni kwa kwemera kwawe n'abakobwa se bari mu Abakobwa bose ariko ntabwo umwami ntabaruguru. nyine nshuti yanjye. Ntibitangaje kubona isura imenyereye hagati ya nshuti. Gusa nyine mbe ngo kuba uhari nyine biramumiza. Byibuze numva ko mfite Peter, twatuza wowe sibyo. Reka twebwe tugende dutsinde iyi si hamwe ku yindi
kandi ikindi ugomba kumenya hariho ubwiza mu guhobera inshuti zawe urumva ese bro ko mbona abandi bose bambaye uniform kandi ejo barambwiye ko umunsi turambara imyenda isanzwe abase aba ngaba nabo ni abaruhu ako se amategeko yaba yahindutse bita nawe ruguru mwirebe byihuse barere ntagiye kwambara uniform n'uyu nguyu nawe ni umuru uyu mwirebe genda umururu cyane witwa nde ndetse nimba mushaka guhangana n'ubuyobozi witwa nde gusa nimba mushaka kwitira ibyigenge mwabivuga hano nyine iyo witwaye nabi nawe hano nyine iyo witwaye nawe ushaka guhangana n'ubuyobozi bw'ishuri gusa nyine mbagira inama nabona muri uniform mu minota 3 tinyuka umbeshe ma babarira Peter ngo reka ngusobanurire uzisezerano nahaye ngo reka ngusobanurire uzisezerano nyine nahaye mama mbere yuko mva mu rugo nakwinginze reka ngusobanurire beba zibantu byo nganga reka ngusobanurire Peter tugende tuburetse Peter tugenda tugiye guhindura uniform reka mbanze natwe reka natwe Peter mbaye none narakubeshye ngo nanjye ndi mwanzi muri iki nanjye ndi umururu nkawe ni kubera ko ntashaka kugenda ntabwo byibuze none amenye ko natwe ngaho kimwe cyo kujya muri dogitwari tugenda